السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالبر الوالدين والإحسان إليهما، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم، nyuma yo gushimira Allah wategetse kugira neza ababyeyi ndetse no kubakorera ibyiza bikwiye, amahoro n'imigisha turasaba yuko yabihundagaza kuwasozereje intumwa n'abahanuzi intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah yuko nge namwe yadushyira muri abo inshallah. Natangiye imwe mu mirongo muri Qur'an aho Nyagasani atubwira muri Qur'an agira ati inna Allah ya'muru bil adl, ngo mu by'ukuri Allah arabategeka kugira ubutabera, wal ihsan ndetse no kugira ineza, wal ita'i dhil qurba ndetse no guha abantu banyu ba hafi, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ndetse Allah kababuza no gukora ibikoza soni ndetse n'ibibi, wal baghi ndetse no kurenganya, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Izo nyigisho Nyagasani akazibaha agira ngo murusheho, wenda mwarushaho gutinya cyangwa se mwarushaho kwibuka cyangwa se gutekereza. Bavandimwe rero, iyi aya ndagaruka mu ntangiriro aho Allah yadutegetse cyangwa se yadukanguriye kugira ineza abantu bacu ba hafi, kuko bavandimwe mu bantu ba hafi bibanze tugomba kwitaho ba mbere n'ababyeyi bacu. Muri iki kiganiro cyacu rero tukaba tuza kuganira ku byiza by'ababyeyi babiri cyangwa se kugira ineza ababyeyi babiri. Bavandimwe rero, amakuru ababaje ateye agahinda ndetse atera no kubunga amarira mu maso kuri wa wundi yumvishe, ni amakuru asigaye yumvikana muri ibi bihe tugezemo, aho abana basigaye bandagaza ababyeyi babo, aho umwana asigaye asuzugura umubyeyi we, akamwandagaza, akamutesha agaciro ku manywa y'ihangu. Bavandimwe, ibi biri mu bimenyetso byo kurimbuka ku isi. Bavandimwe, nimba umwana asigaye ahagarara ku manywa y'ihangu akita umubyeyi we mu mazina, akamwita ngo wagakecuru we, akamwita ngo wagasaza we, akamusuzugura ku manywa y'ihangu abantu bumva, agasuzugura wa wundi wamutwise, akamwonsa, akamurera, akamwamburira icyubahiro cye n'agaciro ke ku manywa y'ihangu. Ese bavandimwe, nutagira neza uwagukoreye ibi ngibi, nutubaha uwagukoreye ibi ngibi, nutubaha wa wundi utarigeze agoheka ngo asinzire igihe wari ukiri mutoya, ninde uzakorera ibi ngibi bavandimwe? Bityo bavandimwe, muri iki kiganiro cyacu mu gice cya mbere nkaba nagira ngo tuganire imwe muri ayo muri Qur'ani dusanga muri Surat al-Isra murongo wa 23 ndetse n'umurongo wa 24 inshallah. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aho Allah agira muri Qur'an ati wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nyagasani ati namaze Nyagasani wawe yategetse ko mutagomba kugira icyo mugaragira cyangwa se musenga illa iyyahu, uretse Allah tabaraka wa ta'ala. Ni ijambo rya tauhid. nta wundi tukwiye gusenga, nta wundi tukwiye kugaragera uretse Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana,
ndetse nyagasani ategeka no kugira neza ababyeyi. Nyuma yuko dusenga Allah yo kudutegeka gusenga Allah no kumugaragaragira, yakurikijeho wa bil walidaini ihsana, kugira ineza ababyeyi bawe babiri. Aka ni agaciro tubona kubaha umubyeyi ndetse no mu kumugirira ineza umubyeyi wawe. wa bil walidaini ihsana. Allah akomeza agira ati imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi. Allah akomeza agira ati umwe muri bo cyangwa se bombi bageze mu zabukuru, fala taqul lahumā uffin, ntuzababwire ngo uffin. Ufi ni nko kubinuba, ukaba wazi ngo wamubwira uti asyi, cyangwa se ukamwinuba, ukamubwira ati akakubwira gukora ikintu ukavuga ati ariko namwe, ukazinga umunya. Uramenye nuzazinga umunya, uramenye nuzamubwira ngo asyi cyangwa se ngo mwinube. fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Uramenye kandi nuzagire gute, uramenye wala tanharhum, uramenye nuzabakangamire. wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma, kandi ujye ubabwira ijambo ryiza, ujye ubabwira imvugo nziza, ujye ubabwira amagambo meza. Izi ni impanuro Allah yaduhaye. Aka ni agaciro Allah yatweretse muri Qur'ani tugomba guha ababyeyi. Allah ati nibagera mu zabukuru ababyeyi bawe, uramenye nuzababwira ijambo kubinuba gusa, ubabwira uti ariko nawe, cyangwa se umwinube, cyangwa se uzinga umunya. Iki ni ikintu gitoya nyagasani yakubwiye udakwiye gukorera umubyeyi. Bigaragara ko noneho babandi babatuka Abayisilamu, bamwe birirwa babatuka, babandi birirwa babatuka Abayisilamu, agatuka umubyeyi we, abirirwa babakubita. Ibyo byo noneho birahambaye. Allah yavuze anga, yavuze tanbiye saghira ala al-kabir. Allah yavuze ikintu gitoya udakwiye gukorera umubyeyi, noneho igitoya bya bindi binini byo yanze kubivuga ko byo birenze kamere. Byo ntago bigomba kuvuga, byo birarenze. Nimba Allah yarakubujije kuvuga ngo cyangwa se ngo asyi, wamabaluka wundi umutuka, wamabaluka abandi babakubita, ubu bisigaye byeze. Allah rero akarangiza akomeza muri agira ati wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayāni saghīra. Allah rero akomeza agira ati unabikishijeho bugufi kubera impuhwe, kandi unavuga uti nyagasani wanjye bahimuhwe, bagira impuhwe zawe, kamā rabbayāni saghīra, nk'uko bandeze nkiri mutoya. Aka niko gaciro Allah rero yatweretse tugomba kugira, tugomba guha ababyeyi, ndetse n'ineza tugomba kubagirira. Tukaba rero wenda igice cya mbere ari turangirije, insha Allah tukaza mu kanya gukomeza igice cya kabiri. Wakhidawana alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. bakunzi bacu turi kumwe mu kiganiro, aho turi kuganira ku isomo ryo kugira neza ababyeyi babiri. Mu kiganiro cya mbere twaganira kuri surat al-Isra, aho nyagasani yatugaragarije agaciro ndetse n'icyubahiro cy'ababyeyi babiri. Muri kiganiro cya kabiri cyangwa igice cya kabiri cy'ikiganiro ngagira ngo tuganire muri zimwe no muri ahadithi z'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa y'Imana yatugagarije agaciro ak'ababyeyi. Aho ngira ngo tuganire kuri hadithi zigera kuri 3 inshallah bitewe n'igihe gitoya dufite. Turahera kuri hadithi ya mbere an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngo Ibn Mas'ud yabaje intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aramubaza ati ayyul amali ahabbu ila Allah, tiye intumwa y'Imana se ni cye gikorwa gikunzwe kurusha ibindi imbere ya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala as-salatu ala waqtiha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaramusubiza ati isala mu gihe cyayo, guhagarika isala
cyangwa gusenga iswala mu gihe cyayo. Qultu thumma ayu, bavandimwe abasahaba ni abantu bakundaga kubaza intumwa y'Imana Muhammad sallam ibikorwa bashobora kuba bakora bigatuma Allah bishimira akazabinjiza mu juru rya aljanna, cyangwa se akazabagirira impuhwe akabinjiza. Ibikorwa bakundaga kubaza intumwa y'Imana Muhammad sallam ibikorwa byabinjiza muri aljanna. Arongera aramubaza ati qultu thumma ayu, ndamubaza ati intumwa y'Imana ni ikihe kindi nyuma y'icyo ngicyo? Qala birrul walidain, nyuma yo guhagarika gusara iswala mu gihe cyayo intumwa y'Imana yaramubwiye iti kugirira neza ababyeyi babiri. Subhanallah, yani ku mwanya wa kabiri intumwa y'Imana yaramubwiye iti icya kabiri no kugirira neza ababyeyi babiri b'Islam. Aka ni agaciro nanone tubona intumwa y'Imana Muhammad sallallahu nayo yagaragaje umubyeyi afite, nyuma yuko twamaze kubona noneho agaciro nyagasani yagaragaje muri Qur'ani ababyeyi bafite n'icyubahiro. Qultu thumma ay, ndongenda mbaza intumwa y'Imana ni ikihe kindi nyuma y'icyo ngicyo? Qala jihadu fi sabilillah, kujya kurwana cyangwa se kujya ku rugamba ugiye kurwana idini Allah ya Allah kubera Allah tabaraka wa taala. Muttafaq alayhi. Bavandimwe aka ni agaciro nako nanone dusanga mu byiza cyangwa se mu cyubahiro cyangwa se agaciro k'ababyeyi b'Islam. Bivuga mu bintu bitatu bikunzwe na Allah yishimira kurusha ibindi, harimo no kugira neza ababyeyi babiri b'Islam. tukabona muri hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajul ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala, ngo igihe kimwe haje umugabo ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aravuga ati ya Rasulullah man haqqun nas bi husni sahabati, tiyewe ntumwa y'Imana nuwe muntu umfiteho kuri kurusha abandi bantu mu bantu banje, ninde ufiteho kuri kurusha abandi mu bantu banje? Qala ummuk, ntumwa y'Imana iramubwira ati mama wawe nubwo ufiteho kuri kurusha abandi bose. Qala thumma man, nyuma ya mama ninde wundi? Qala ummuk, arongera amubwira mama w'inshuro ya kabiri. Musaba ntabwo yarongera abaza intumwa y'Imana aramubwira ati thumma man, qala thumma man, inde wundi nyuma ya mama, nyuma yo kumubwira inshuro ebyiri? Qala ummuk, arongera amubwira mama w'inshuro ya gatatu. Qala thumma man, arongera amubaza ati ye intumwa y'Imana ninde wundi nyuma yo kumbwiye mama inshuro eshatu? Qala abuk, papa wawe. Ibyose ni agaciro tubona abayisilamu Allah ndetse n'intumwa y'Imana batweretse umubyeyi afite ndetse n'icyubahiro abayisilamu. Ahangaha rero nabwo dusangamo yuko umubyeyi w'abayisilamu, mama wawe wagutwise akakonsa akarara amajoro, aka ni agaciro. Ni agaciro nabwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yatweretse umubyeyi wawe, mama wawe wakonyeje afite abayisilamu. Ese twese niko duha agaciro mama? Twese niko duha agaciro ababyeyi bacu abayisilamu? Umwe mu ari nawe wakinu hadith Abu Hurairah, bakubwira ko Abu Hurairah iyo yasohokaga agiye gushaka ubuzima cyangwa se afite ahantu asohotse agiye, ikintu cya mbere yasohokaga iwe yabanzaga guca ku mubyeyi we. Ku babyeyi bakagenda akavuga ati assalamu alayka ya umata, akabanza agaha salamu mama we, akareba uburyo yaramutse. Bakabwira ko Abu Hurairah niyo yagarukaga none agarutse mu rugo iwe avuye muri gahunda ze yari yagiyemo, yorongeraga agaca kwa mama we akamubwira ati assalamu alayka ya umata, akongera agaha salamu mama we Islam. Ariko se bangahe bamara imyaka n'imyaka batanze ngo n'ababyeyi babo babayeho bate? Ese ni bazima? Ese barya iki? Ese bafite ikihe kibazo? Bangahe bateranye ababyeyi babo? Bangahe bakize bakirirwa ababyeyi babo ku buryo batumva yuko banagendana no mu nzira bari kumwe? Bangahe bafite ababyeyi bari muri za kadastre, bagenda mu modoka zihenze, ababyeyi babo bari mu mazu yenda kubagwaho, ababyeyi babo birirwa bitwa n'inzara, ababyeyi babo batakibasha kweguka? Bangahe? Bavandimwe dutinya Imana, wallahi bavandimwe dutinya Imana, tureba agaciro Allah yahaye ababyeyi. Wibuke nawe agaciro baguhaye ukiri muto, wibuke ni neza bakugiriye Islam. Bavandimwe tugasoreza kuri hadithi n'imwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nayo yaturutse kuri Abi Hurayra aho agira ati an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, yaturutse kuri Abi Hurayra ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti raghma anfu, ngo isura ye cyangwa se isura ye irakangirika cyangwa se izuru rye rirakangirika. Iri ni ijambo abarabukera bakoreshaga rigamije kunenga cyangwa se rigamije kunenga no kwerekana agaciro cyangwa se no kunegura umuntu. Imwe Imana rero yakoresheje ijambo igira iti raghma anfun, isura ye irakangirika cyangwa se izuru rye riragacika. Thumma raghma anfun, arongera bivuga inshuro ya kabiri, thumma raghma anfun, isura ye irakangirika, izuru rye riragacika, abivuga inshuro 3. aravuga ati man adraka abawayhi inda al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yughfar lahu. Nivango nimwe Imana yabivuze inshuro 3, irangiza aravuga iti wa wundi uzagira amahirwe yo kugera ababyeyi be babiri cyangwa se umubyeyi umwe maze falam yughfar lahu, ahaduma falam yughfar, maze ababyeyi be bakarinda bava ku inosi atagira impuhwe bitewe n'ineza yabagiriye. Bityo bavandimwe, wa wundi uzagira amahirwe akagira ababyeyi be babiri bakagira mu zabukuru nabagirira neza, bavandimwe, ahangaha icyo tugomba kumenya nuko ineza, umubyeyi akeneye ineza n'icyubahiro no kumuba hafi cyane birenze igihe ageze mu zabukuru. Nicyo nacyo byagiye benshi batangira gusuzugura ababyeyi, ngo amaze kuba umukecuru, amaze kuba agasaza, ngo nta kintu yantwara, ntabasha kweguka, ntabasha no, subhanallah. Ahangaha niho anyagasani n'intumwa y'Imana Muhammad sallam batweretse yuko ahangaha niho ababyeyi ukwiye kubaha, ni ukwiye kubagirira impuhwe, kuko bagiye mugeze muri ya myaka batabashije, bageze muri ya myaka bakeneye kuba hafi nk'umwana wabo, ukabereka rwa rukundo bakweretse ukiri muto y'Abayisilamu. Bavandimwe rero, inyungu dukura muri izi nyigisho, icyambere nuko kugirira neza ababyeyi, ujubu birrul walidain, ni wajibu kuri wari wese agomba kugira umubyeyi we, kandi wa tahrim uquqihima, kandi bavandimwe no kubagirira nabi ni haramu. Kugira ababyeyi bawe nabi, kubasuzugura, kububaha n'ibindi byose wabakorera, kabone niyo wabwira ijambo rimwe gusa rikababaza, ni haramu wa Islam. Ikindi wa Islam, kugira neza ababyeyi babiri min habbul amali ila Allah, ni bimwe mu bikorwa bikunzwe na Allah, wa sababul al-maghfirati dhunub wa dukhul janna, kandi biri bimwe mu mpamvu yo kubarwa ibyaha byawe ndetse Allah akakwinjiza muri aljanna wa Islam. Ikindi wa Islam nuko kugira neza mama wawe bize imbere ya papa wawe, bitewe nuko wadhalika lidhafiha, mama wawe, mubyeyi wawe ni umunyantege nkeya, ni umunyantege nkeya kurusha papa wawe. Ikindi kandi niwo kwitayeho cyane ukiri mutoya, aragutwita, arakonsa, arara amajoro. Niyo mpamvu nyagasani cyangwa se intumwa y'Imana Muhammad sallam nayo yamushyize yani muri wundi umubyeyi wawe wibanze ukwiye kugira neza Abayisilamu. Ikindi Abayisilamu mu byiza cyangwa se mukuri kwabo tukwiye kubagira min huquqihima, mukuri kwabo tukwiye kubaha, tugomba no kubasabira addu'a lahuma birrahma, kubasabira Allah yuko yabagirira impuhwe, yababara ibyaha byabo baba bakiriho cyangwa se n'igihe baba batakiriho. Bavandimwe rero, nkaba nagira ngo Abayisilamu ndangiriza ahangaha ikiganiro cyacu. Dusabe bavandimwe mbibutsa yuko ibihano bikomeye biri kuri babandi basuzugura ababyeyi babo, biri kuri babandi bandagaza ababyeyi babo bakabatesha agaciro. Bavandimwe b'Islamu rero, dusabe Allah tabaraka wa taala yuko yadushyira muri babandi bagira neza ababyeyi babo, ndetse bakabagira neza mu buzima bwabo bakiri hano ku isi, ndetse na nyuma yo gupfa bakakomeza bakabazirikana mu kubasabira mu gihe bapfuye ari abemera. Wa akhir dawana alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.